Yes, bihe byiza nanone mwe mwese abakomeje gukurikirana Zen TV aho muherereye mu mande enye ziba zigize isi. Menya operasiyo yakozwe yo guhiga itsinda ry'abajura bibishaga imbunda mu Rwanda. Amce reka mbaye ikaze muri iki kiganiro ibanga. Iyo tuvuze ibanga ni ikiganiro gicara kuri Zen TV mu gizwa nangi Che. Tuvuze ibanga rero ibyo wumvishe byose muri kiganiro si ngombwa kugenda ubivuga, ugomba kukagumana mu mutima wawe, ahubwo nimba hari mugenzi wawe wifuza kwiyamenya ikiganiro ukajya umurangira aho yagikura akaba yagiraho akakireba, ubundi nawe akituriza gutyo kuko ni amakuru abagezwa ndetse amakuru abahishwe kure. Nibyo nibanga tuba tugomba kubamenera kabisa. Hari operasiyo yakozwe yo guhiga itsinda ry'abajura bibishaga imbunda mu Rwanda. Ese byaje kurangira gute? Se iyo operasiyo yakozwe ite kugira ngo abo bantu bafatwe? Ugani n'abantu benshi bakubwira ko baramutse bagiye mu nzego z'umutekano bakora akazi ko kunega cyangwa kandi kazi katuma batambara uniform z'akazi kandi bari mu kazi, wenda nibyo babona muri filime bakabikunda. Ntawamenya hari impamvu ituma bavuga ibyo ngibyo ko batakambara uniform ndetse bamera nka za Bamaneko, ariko bashobora kuba ari ibyo babona muri filime, hari ntawamenya. Uyu munsi ndaguha operasiyo yakozwe yo guhiga ibisambo byibishaga imbunda mu Rwanda, bikozwe n'abo bagabo bakora muri intelligence mwese mwifuza kuba. Abo bagabo bakora muri intelligence cyangwa se bakora nka Bamaneko. Hari ibintu tujya tubona muri filime tukabyishimira, gusa mu buzima busanzwe tukabyamaganira kure. Ababonye za prison break bishimiraga itoroka ry'imfungwa, gusa uyu munsi wumvishe ngo Kazungu yatorotse byakubabaza cyane. Ngira ngo wumvishe ngo Kazungu yatorotse byakubabaza cyane, nyamara wishimira za prison break, uburyo bacika muri gereza n'ibindi, ndetse n'andi mafilime mubona, ndetse mukabona ni igikorwa cy'imbaraga kabisa, ni igikorwa gishimishije. Uwo muntu kumva amugira intwari kubera ko yatorotse gereza, ariko uyu munsi ngira ngo wumvishe ngo Kazungu yatorotse, ntago byagushimisha. Inzego z'umutekano z'u Rwanda ntizijya ziryama. Okay, ziraryama gusa systeme niyo itaryama. Ushobora kuvuga ntizijya ziryama ariko burya bararuhuka bakaryama, gusa systeme bakoreraho ntabwo ijya iryama. Nanjye nari nkabije abantu bararyama wamara ibyumweru ariko birangira uryamye. Anyway, inzego z'umutekano zihora zikora iyo bwabaga ngo zirinda abanyarwanda n'ibyabo. Rwandane mu mwaka wa 2012 nibwo iyo operation cyangwa se operasiyo yabaye yobewe n'umwe mu bakora mu nzego z'umutekano. Wasanga ari na Dr. Reka mureke wasanga cyangwa wowe wasanga ari ngewe cyangwa wowe uri kubumva inkuru cyangwa se kureba iyi nkuru, wasanga ari wowe wari uyoboye inzego z'umutekano. Guhera mu mpera z'umwaka wa 2011 hari abajura bari basigaye biba abantu ariko bakoresheje imbunda. Byagaragaraga cyane mu nkengero za Kigali. Nyuma yo kumenya ibi, inzego z'umutekano zatangiye iperereza. Amakuru y'ibanze yerekanye ko hari abantu bari muri Kongo ndetse n'u Burundi bajya bakodesha imbunda ku baturage bashaka kuzibisha cyangwa kuzicisha abantu. No kuvuga ko iyo wifuza imbunda ntoya cyangwa se pistoli warababwiraga bakayigukodesha ukayikoresha icyo ushaka, nyuma ukayibasubiza. Bazikodeshaga $50 ku cyumweru ariko ugasiga andi $50 ya kosiyo. Izo mbunda zageze igihe zinjira mu Rwanda, gusa inzego z'umutekano zarabimenye, hanyuma hatangira operasiyo yo guhiga ababiri inyuma bose. Hari abantu bakodeshaga izi mbunda bafite gahunda yo kwiba, gukanga ndetse no kweskoroka abantu, ubabeshya ko urafande, uhakanye akamwereka imbunda hanyuma akamwiba akoresheje amanyanga. Ibi bisambo rero byahereye ku baturage bo mu karere ka Kamonyi aho bita mu Rwishya, ni mu murenge wa Kayenzi. Ibi bisambo byagiye kwiba umugabo wari uzwi muri ako gace witwa Siborurema. Iyo
uyu yari asanzwe ari umucuruzi w'inkweto ahitwa Ikarembo muri Ngoma. Ibi bisambo byamenye ko ari hafi yiwe maze biramutega bimwaka amafaranga agera ku bihumbi 80. Nyuma baje kugerageza kwiba abandi, ariko polisi yari imaze gukusanya amakuru menshi kuri bo maze iza kubafata. Bafashwe tariki 5 Ukuboza mu mwaka wa 2012 nyuma yo gukora iperereza no gutega imitego itandukanye ndetse n'amakuru abaturage batangiye igihe hafashwe Jean Marie Vianney wari ufite imyaka 30 na Nzabimana Jean Baptiste wari ufite imyaka 25. Operation yarakomeje kugeza igihe inzira zose zifunzwe zanyuragamo ibyo bisambo. Inzego z'umutekano za Kongo n'u Burundi zahawe amakuru ngo bakurikirane abo bantu bakodesheje mu nda, gusa barabyirengagiza. Abo bantu bashirwa kuri wanted list muri Intwalo nk'abacuruzi b'imbunda bambukirana imipaka batuye i Burundi ndetse na Kongo. Amaoperasiyo nk'aya ni menshi ajya gukorwa na polisi y'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano, ugasanga umuntu arifashe agiye kuri polisi cyangwa kuri ADF ngo nge nkora muri presidence bantumye ibi nibi. Muranatinyuka kabisa, gusa birangira aba bafashwe kandi byoroshye. Nzajya nzana ayo makuru n'ubundi igihugu ni cyanyu, muba mukwiye kumenya amakuru nk'aya. Gusa uko byagenda kose amakuru nk'aya kabisa abarakagaruka. Mwibutsa ko iyi ari Zen TV, wibutsa gukora subscribe nimba ntacyo bugutwaye, wibutsa gukora like, share kugira ngo aya makuru ajye abasha kugera kure. Amucenga bisanzwe, reka nkubutse ku iki kiganiro ari ibanga ry'uwacu kabisa. Mwibaza kubigira ibanga nkuko nkomeza kubibabwira, gusa ukarangira buri wese akabasha kujya kuri aya makuru. Amucereka amashimire uburyo twabanye muri iki kiganiro. Nizere ko no mu gitaha tuzabana. Tanga comment utubwire uburyo twakuramo ndetse n'ibindi twakora. Peace out, Imana igikomeza kuba umugisha. Ciao ciao.